niboneke ndirimbe nahuye na Mesiya Hoziyana Hoziyana. Inyuma ya za ndirimbo zitandukanye wakunze injyana n'ubutumwa bwomora buzihatse, hari ibihe by'amarira, ibihe by'umuborogo iyi korali itazigera yibagirwa. Ndavuga Korali Ambassadors of Christ Choir yabaye ikimenya bose, ikora ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya Remera mu mujyi wa Kigali. Iyi korali nyuma y'uko ishinzwe mu bihe by'amage, ibihe by'amarira byari birangije kuba ku gihugu cy'u Rwanda, yakomeje guhura n'ibizaza ndetse byanayishegeshe kuva ku mpanuka ikomeye yabereye mu gihugu cya Tanzania yahitanye benshi mu bari bagize iyi Korali Ambassadors of Christ Choir. Ryari ijoro ritazibagirana ndetse byanatumye bahimbiye indirimbo yuzuye agahinda. Ariko iyi Korali Ambassadors of Christ Choir ntiyahuye n'ibibi gusa, kuko hari n'ibyiza yagiye ihura nayo muri uru rugendo rw'ivugabutumwa. Aha twavuga ku kuba baramamaye ndetse bakanamenyana bya hafi n'umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame, ndetse n'indirimbo zabo zikaba zarakijiye benshi zikanamamara ku isi hose. Kuri ubu icyo nzi navuga twese tukagihurizaho, iyi niyo korali ya mbere ikunzwe mu gihugu cy'u Rwanda, cyane ko ikurikirwa n'abarenga 1,650,000 by'abayikurikira ku muyoboro wayo wa YouTube. Ariko iyi Korali Ambassadors Christ Choir ndabizi neza ko wakunze indirimbo zayo, ariko hari byinshi ukeneye kumenya kuri iyi Korali Ambassadors Christ Choir. Iyi niyo mpamvu naguteguriye ikiganiro kirava mu mizi ya Ambassadors Christ Choir kugeza mu mababi yayo, aho yatangiye kuranda imbuto zomora imitima ya benshi. Ikaze mu kiganiro cya none, aho tugiye kureba urugendo n'amateka byuzuye ububabare iyi Korali Ambassadors Christ Choir yanyuzemo. Ikaze mu mpinga yubatsemo ingoro y'ibyegeranyo ya Sura TV1. Ikaze mu mateka n'urugendo rutari rworoshye rwa Korali Ambassadors Christ Choir imaze ikora umurimo muri iyi myaka 30 ishize. Muri iki kiganiro cya none urasobanurirwa byinshi ku buryo iyi korali yagiye ishingwa, amwe mu mateka y'abaririmbyi bagize iyi korali, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ugirira amatsiko kuri iyi Korali Ambassadors of Christ Choir. Jye wumva ni Rambo na Jacques, iyo ni Sura TV1. Nyabuneka niba ari bwo bwa mbere wisanze kuri umuyoboro, urasabwa ko wakanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro ndetse n'ibindi byinshi byiza bize bigusesekaraho ku gihe. Ikaze. Dutangiye ducya. Ubundi Korali Ambassadors Christ Choir yashinzwe ite? Korali Ambassadors ifite amateka maremare. Yatangiriye ahantu hitwa i Kanombe, hari hafi na aeroport, ku musozi witwa Rwimbogo, muri mu 1994. Nyuma ho gato ya jenoside yakorewe Abatutsi, nibwo imiryango ituranye yiganjemo yari ihungutse ivuye mu gihugu cya Uganda yatangiye gukora itsinda ritoya rikajya riteranira mu kazu gato bari barabohoje bitaga ikirimburi. Muri iryo tsinda havuyemo abantu 5 maze bakora kandi gatsinda gatoya kahimbaga indirimbo zahozaga bari barashegeshwe na jenoside yakorewe Abatutsi bakitaga intumwa. Iyo korali yari igizwe n'abantu 5 yatangiriye i Kanombe hafi y'ikibuga cy'indege ku musozi wa Rwimbogo. Baje kumenya amakuru ko hari itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi risengera ku itorero rya Remera, maze rya tsinda ryose ritoya ryasengeraga i Kanombe ryimukira ku itorero rya Remera. Nyuma y'amezi 6 gusa, kagatsinda gatoya nababwiye kitwaga intumwa kaje kwihuza n'irindi tsinda bari basanze kuri itorero rya Remera bitaga Calvary Cross, maze bakora korali imwe yari igizwe n'abantu barenga 25. Ubwo bibazaga izina bazayi korali, uwitwa Peter Ntare yaje kubaha igitekerezo yuko bayita ambassador, bisobanura abahagarariye umurimo w'Imana kuri iyi si.
maze bose bahuriza kuri icyo gitekerezo nguko ku izina Ambassadors of Christ Choir ryavutse. Nkuko nabikubwiye, ni korali yatangiranye n'abaririmbyi 25 itangira iyobowe na Mbanda Sylvestre. Iyi korali Ambassadors Christ Choir nubwo yatangiraga umurimo w'Imana, yari isa n'ihura n'imbogamizi zitandukanye zikaba icyuho mu makorali y'Abadiventisi umunsi wa karindwi, cyane ko izari zisanzwe zikora umurimo w'ivugabutumwa zari zarashegeshwe bikomeye na jenoside yakorewe Abatutsi. Aha twavuga nka korali Abatwaramucyo, korali Abagenzi, korali Abasaruzi. Izi korali zose zari zaracitse intege, maze korali Ambassadors Christ Choir izije kuziba icyuho cyari kiri muri korali z'Abadiventisi umunsi wa karindwi mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi korali Ambassadors Christ Choir nta mutoza yagiraga, nta mucuranzi, mbese ibintu byose byasaga n'ibigoranye kuri korali Ambassadors Christ Choir. Umwe mu badamu bari bagize iyi korali Ambassadors Christ Choir yaje gusubira mu gihugu cya Uganda ajyanweyo n'amasomo, maze ageze mu gihugu cya Uganda abona umugabo umwe yarazi ibintu byo gucuranga ndetse no gutoza amakorali. Uyu nta wundi ni Sozi. Yahise amusaba ko yaza mu gihugu cy'u Rwanda akaza gufasha iyi korali, akayitoza, akayandikira indirimbo ndetse akanayicurangira. Birumvikana uyu Sozi nta rurimi rw'Ikinyarwanda yarazi. Ibi byatumye Sozi yitanga ava mu gihugu cya Uganda yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Sozi yatangiye guhimba indirimbo, agatoza korali Ambassadors Christ Choir ndetse akanayicurangira. Ibi byerekana ko nawe yashize itafari riremereye cyane kuri iyi korali Ambassadors Christ Choir. Nguko uko muzehe Sozi yinjiye muri korali Ambassadors Christ Choir. Uyu Sozi nta Kinyarwanda yarazi, cyane ko benshi mu bagize iyi korali Ambassadors Christ Choir bagiye bakimwigisha. Kuri izi saka bakivuga nk'akavukire, nk'uko tubibwirwa na Muvunyi Robeni, umuyobozi wa korali Ambassadors Christ Choir. Avuga ko iri zina Ambassadors ryakunze kugora Abanyarwanda cyane bitewe n'imivugire yaryo ndetse n'icyongereza kitari kimenyerewe mu gihugu cy'u Rwanda, aho benshi bagendaga bakita ambasadoru. Ariko kuri izi saha Abanyarwanda bose barangije gusobanukirwa kuvuga Ambassadors of Christ Choir. Iyi korali yatangiye gusura abatagira kivurira ndetse na benshi bari barashegeshwe na jenoside yakorewe Abatutsi. Ikora ibiterane bitandukanye ndetse benshi bakiraga kiza barabatizwa. Mu mwaka w'1996 nibwo korali Ambassadors Christ Choir yasohoye alubumu ya mbere yari igizwe n'umuzingo w'amajwi. 2006 irongera isohora umuzingo wari ugizwe n'amashusho. 2014 korali Ambassadors Christ Choir yabonye ko ibyari bimenyerewe nka studio byari bitangiye guta agaciro, maze itangira kuzishira ibihangano byayo ku muyoboro wayo wa YouTube. Mu murimo wa korali Ambassadors Christ Choir bagiye bahura n'inkomyi zitandukanye ndetse zanabashegeshe, ariko ntibigeze bacika intege. Aha twavuga nyinshi mu mpanuka bagiye bahura nazo ndetse zikanasiga benshi mu bari bagize iyi korali Ambassadors Christ Choir bava mu buzima. Mu mwaka w'1999 ubwo bavaga mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana, baje kugongana n'imodoka yari itwaye abafana bari bavuye muri Sekafa. Ariko ibi byarangiye benshi mu bafana bari bari muri iyi modoka bahasize ubuzima, nubwo korali Ambassadors Christ Choir nta muririmbyi wayo n'umwe wigeze abura ubuzima muri iyi mpanuka. Ariko tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2011 ni umunsi utazibagirana ku baririmbyi ba korali Ambassadors Christ Choir ubwo bavaga mu gihugu cy'u Rwanda berekeza mu gihugu cya Tanzania bagiye gukora umurimo w'ivugabutumwa. Satani yaje kubagabaho igitero, maze imodoka bari barimo ya kwasteri ubwo yari ifite umuvuduko mwinshi cyane ko bari basigaje ibirometero 200 kugira ngo bagere ku macumbi bagombaga kuraramo. Iyi modoka nkuko nabibabwiye, umushoferi wari uyitwaye yari afite umuvuduko mwinshi, ariko kubw'umuvuduko mwinshi ntiyigeze abona ikamyo yari yapfiriye mu muhanda ayigeraho bimutunguye. Kubw'icyo ntacyo yashoboraga gukora,
yahisemo kuyidepasa maze imbere yihaza ikamyo ihita isekurana n'imodoka yarimwe abaririmbyi ba KORALI Ambassadors Classic Choir. Uru ruhande rwose rwari rwicayemo aba basore batatu barimo Manzi, Erifla ndetse na Amosi, bose bahise bahasiga ubuzima, ndetse n'abandi baririmbyi ba KORALI Ambassadors Classic Choir barakomereka bikomeye. N'impanuka bayi hagati y'isaa moya ndetse n'isaa 2 z'ijoro aha mu gihugu cya Tanzania mu muhanda uva Dar es Salaam werekeza muri Shinyanga. Inkuru y'incamugongo igitaha mu gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda cyahise cyohereza ambulance z'ubutabazi mu gicuku, ndetse na mu gitondo igihugu cy'u Rwanda cyohereza kajugujugu zari zigiye gutabara abaririmbyi ba KORALI Ambassadors Classic Choir. Ibi byatumye benshi mu badatuye mu gihugu cy'u Rwanda, abatuye mu bihugu bitandukanye bari bazi KORALI Ambassadors Classic Choir batangira kuvuga ko muri iyi korali harimo abana babiri ba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ariko ibyo ntaho bihuriye n'ukuri. Gusa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yari asanzwe azi iyi korali, cyane ko bahuraga muri prayer breakfast, igitaramo mbaturamugabo gihurirwamo n'abayobozi bakuru b'igihugu basenga mbere y'intangira z'umwaka. Iyi KORALI Ambassadors Classic Choir yari isanzwe ihuriramo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Birumvikana Kagame yaraziranye n'iyi korali. Mbere yuko kajugujugu zigenda hagiye ambulance z'imodoka, zo zahise zigenda iryo joro bwagiye gucya zagezeyo. Nukuvuga ngo rero leta yaratabaye kubera ko ifite inshingano kandi n'umutima mwiza wo gukunda abanyarwanda, cyane cyane mu mahanga batazi u Rwanda. Bakavuga bati buri cyatumye leta ibashyigikira nuko harimo abana, perezida ngo afitemo abana babiri. Ariko namwe ngo muheretse kumugabana. Kubera ubutabazi bahawe n'igihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2016, Ambassadors Classic Choir yaje gutegura impano Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Kuri izi saha KORALI Ambassadors Classic Choir igizwe n'ibice bibiri, aho uzakunda kumva Ambassador Senior ndetse hakaza na Ambassador Junior, cyangwa se KORALI nto ya Ambassador igizwe n'urubyiruko hanini. Iyi KORALI nkuru ya Ambassadors Classic Choir igizwe n'abaririmbyi barenga 50, ni mu gihe Junior ya Ambassadors Classic Choir igizwe n'abaririmbyi barenga 30. KORALI Ambassadors Classic Choir ndabizi neza nawe warayikunze, ubakunda mu ndirimbo zirimo Solange, Ibirihe, Imirimo ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye ntarondora muri iki kiganiro, ariko zose ndabizi kuzizi. Ni nuko dushoje ikiganiro cy'uyu munsi, tunabararikira kuzitabira igitaramo mbaturamugabo cya KORALI Ambassadors Classic Choir kizabera muri BK Arena kuri tariki 30 Kanama umwaka 2026, cyo gushima Imana mu myaka irenga 30 iyi korali maze ikora umurimo w'ivugabutumwa. Tuzahurire muri iki gitaramo mbaturamugabo. Nje reka mbasezeho gatoya, mugire impagarike n'ubugingo, kuba kandi subscribe. Amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.